gushanganyikirwa, icyuya, amaraso ivuza urukundo. All my days bright, all my days can be broke because of only love. Only love. Only love can take us now. Nongeye kubasuhuza. Amazina yanjye ni Tom aka Zaba. Ndi kumwe na mugenzi wanjye nakiriye amasaha. Amazina ye ni Giovanni. Niyo tugiye gufatanya kubagezaho iyi nkuru. Uhawe ikaze. Feza yarakomeje aratubwira ati ariko ibyo ngibyo ntabwo byaciye mama intege, dore ko mama akimara kumva ayo magambo yese yegera papa ari we sogokuru, arambwira ati ni iki wakoreye Rugamba? Ise yamusubizanye umujinya mwinshi cyane, arambwira ati kari agasore singashaka mu maso yanjye, singashaka mu maso yawe, singashaka mu buzima bwawe, yewe singashaka no mazaza hawe. Ibyatumye Feza ahambira duke yari afite asanga umusore. Amusanga hehe? Muri ka kazu kakandi kamwe kaga small house, kamwe agezeho Feza agakishimira, apreto Jessica akakishimira, akumva nyote no kukabamo. Feza nyuma yafashe icyemezo, Jessica kwitiranya cyane sinzi ni Jessica afashe icyemezo. Jessica nyuma yafashe icyemezo aganira, ni utabyumva nta kibazo, ntago nzi ngo azaza ngo hamishe iki, ko nasezeranye ko icyaba cyose nzandi kumwe nawe. Ndagiye ibindi bizakurikiranye tuzabimenya, tuzaba tubibona. Yes, yaragiye asigaye yandikiye papa urupapuro, aravuga ati daddy ibintu nibishakwa kandi nawe urabishatse, ati n'umukungu ahera ku giciri cy'ijana tunga. Ndigiye nsanze uwo nkunda, ati imigisha yawe uzayima nk'umubyeyi kandi unayinyima, Imana yakuremye izayima kuko nahisemo neza. Yaragiye, umusore akimukubita amaso akiri mu irembo, yabuze uko abigenza. Arangije aramusanga, apfukama hasi, akubita ivi hasi, arongera amusubiramo ya magambo, yongeraho n'ayandi menshi. Yaratangiye ati iyi story kandi ndende. Iki ni igisigo. Yaratangiye ati karibu, ati karibu iwanjye ni amahwa yageze mu maha, nagukunze kera nubwo nkiraha. Urumva? Arangije arambwira ati ese iwanyu muracyahaha? Arangije arambwira ati se disi se ko wakubutse ayibwami, ko wakutse ayibwami ugaturiza no mu cyari, ahari uraza kwaho ku rurwuri. Urumva ayo magambo? Ndayumva. Arakomeza arambwira ati shenge
shenge Jessica disi ubwo kera bajya bavuga ngo ni Jessica. Jessica. Aramubwira ati dore inyana z'inaha zirarumanga zishakira amazi no mu manga ngo abatunzi b'inandi bagihinga ngo no kubona ubwatsi ubu ni mu mpinga. Nyabusa se wakwahuka izi nteja. Urumva amagambo? Nyabusa se wakwahuka izi nteja muri make ati se uraza kwihanganira iyi mibereho. Niko imibereho ibyo kurya bidashinze bidafatika ibyo yitagineje buriya. Yes, Jessica arambwira ati ariko mukunzi wanjye nakubutse y'ibwami ariko nawe uzaba umwami. Narerewe no mu cyari ariko nanone nkumbuye umusambi. Urumva? Ndabyumva. Nawe ubwenge cyane. Umusore arangije aramusubiza ati dore mukunzi wanjye kimisatsi yabaye nk'imiteja ibirenge byamenyereye umoja kuva kera zahozeho. Ati imisatsi yabaye nk'imiteja ibirenge byamenyereye umoja dore ubu nabaye kacyaka n'agateme kari kwaka. Ati ariko kubw'urukundo byibuze uraza kundiza no kukuka. Ndabyumva. Arongera asubiramo ya magambo yamwandikiye ati dore ndakwikira bigakuka iyi ntosho yambujije umwuka nkoraho neza dore ndimo ndatwika none rero bwiza shenge ubwo undemeye ukama kukuka dore ko ndanagaheruka. Ati ndakubwira iby'uru rugendo nubwo runsaba ikibando. My God. Muri babaje cyenda ashimishije. Icyo bakumva cyo nyine irababaje nanashimishije. 50 kuri 50 man. Sinzi niba ariko abandana ari kubyumva. Simbizi wejya muri comment section tubwire babyumvise ute suko ruriho ruracyabaho rukwiriye kugumaho cyangwa batubwira muri comment section. Subscribe yibuke nyamuneka uyibuke nakubwiye ikintu ushakashatsi bwagaragaje ko Tare Media gukora subscribe bihwanye nyine no kunguka umenye bushya. Tom akunza dusomera inkuru nyine ariko nabyo tugomba ubyibuke ibyo watwitura. Feza yarakomeje aratubwira ati inkuru ya papa na mama iyo nyisomye ahanini ndicara ngajya mu cyumba cyanjye ngicara narangiza nkimagine uko byari bimeze ngasanga bari bafite urugamba rukomeye cyane. Ati ibyo ngibyo rero byatumye njye n'umukunzi wanjye Mucyo dukomera duhera hasi kuri zero. Urukundo turaruremana ubusa ariko uyu munsi bitewe no kwizera ko bishoboka byose dufite icyo twigejejeho kandi gifatika. Ati papa na mama bambyariye kwa muganga dore ko icyo gihe kubyara ngo kwa muganga ntabwo byari biriho. Urumva byari kera isi idateye imbere like n'u Rwanda muri rusange by'umwihariko nyine ntabwo hari hateye imbere ku buryo wavuga ngo kubyara mu bitaro byari ibintu ariko ntabwo byari kera cyane dore ndabona ko ari muri 97 98 niho Feza na Mucyo Feza yavutse 98 urumva baracyari bato birumvikana ariko ababyeyi bo barashaje kamera. Ati papa yarakoze mama arakora batuye babana na nyogokuru wanjye mu nzu imwe. Ati papa na mama bari batuye ahantu hagana ku gikoni. Ati munsi y'igitanda cya papa na mama hatahaga inkoko ku musego ruguru gatoya ariho bazirika ihene. Bari mu buzima bugoye ariko bakabwihanganira. Papa we yari yaranze sogokuru yaranze mama burundu
yumva ko nta n'icyo azigera amufasha. Ati rero urwo rwango rwatumye mama akora cyane kugira ngo nawe azagire byibuze abahindura, aho kugira ngo yange abantu bitewe n'uko babayeho, ahubwo abakundira icyo maze nabyo bihindure sogokuru wanjye. Barakoze. Papa ubwo barangije amashuri, papa ababonye akazi, ubu ngubu ni doctor, yabonye akazi mu Rwanda, arakora cyane, arishimirwa, ajya kwiga hanze, ngo agiye kwiga muri Amerika. Agezeyo agira amahirwe nanone akomereza akazi, nibwo yaje guhamagara mama, aragenda barabana. Uyu munsi tubayeho neza cyane, tubayeho neza cyane mu nzu y'igitangaza. Amateka yabo yo bicaye barayambwira, nanjye ubwanjye nkumva koko urukundo ruriho kandi ntaho rwagiye. Ati ni byinshi nababwira, gusa nimuba interested cyane nzakomeza mbabwire nuko ubuzima bwa mama na papa bumeze uyu munsi, ukuntu babanye, ukuntu bameranye, n'andi mabaruwa bajya bandikirana, dore ko badasiba kubwirana amagambo meza. Nzakomeza mbaganize inkuru yanjye n'indindi cyane. Akayimba bacemboza yatera kajya kavuga ngo mubemeza yuko rukiriho nanjye ndimo. Ntago navuga ngo ntago rurahari cyane, rurahari ewana. Urukundo rwo rurahari, urukundo rwo rurahari, nta naho ruzajya. Nge iyi nkuru nayisomye mbere ko nyibwira abadukurikiye. Rurahari. Kandi nizere ko abantu benshi bari buze kuduha comment hasi, baze kora subscribe. Hari abantu bagiye kuri subscribe. Yes, kandi kino kiganiro mwibuke karagahoraho, tuzagenda tubabwira stories uyu muntu. Kandi nawe niba ufite story wadusangiza, watwandikira ubutumwa bugufi, ukatwandikira muri comment, tukakubwira ibyo usabwa, dore ko ntabwo usabwa amafaranga, ntabwo usabwa kutubwira story yawe gusa. Hari akanimero gapininzeho muri comment section, ufite story wadusangiza, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa message iri urgence, nta kibazo, tukagufasha rwose, tukabikora uko ubishaka, like twakuvuga mu mazina cyangwa twaguha andi mazina kubw'umutekano wawe, byose biremewe, ariko ukabohoka ukaruhuka, ibintu byemewe, ni ibintu byizewe, na byiza kandi na byiza. Tashishikariza nyine mwe kujya mudukurikira kanshi ikiganiro n'ama episode. Of course nimutwemera rero, muryohewe n'iyi nkuru, muzakomeza mutubaze ubuzima bwa Feza na Mucyo, cyangwa se Jessica na Rugamba. Tuzakomeza nyine tuyibagezaho, dore ko ubu ngubu dufite contact za Feza aribo batubari iyi nkuru. Ati yasoje atubwira ati rero nimukomeza kunyemera nzagenda mbabwira ubuzima bwanjye n'umukunzi wanjye, cyangwa se ubuzima bwa mama na papa umunsi ku munsi, niba koko hari icyo bwagira, niba bwagirira akamaro abanyarwanda cyangwa se abatuye isi muri rusange. Nanone mbibutse ko ahangaha turi muri 6 months, ndi kumwe na mugenzi wanjye Giovanni. Amajwi rero n'ama instrumental mwumva inyuma yatunganyijwe na 6 months Zaba. Ijwi muri buze kumva inyuma riririmba ni ry'umuhanzi Tom Breezy. Yes, ikiganiro cyacu nakagaruka, nizere ko muzakomeza kuryoherwa nacyo. Murakoze. Ngiye ari Tom aka Zaba, kumwe nanjye Giovanni. Ikiganiro nakagaruka. Ciao Tom, wakoze. nawe wakoze cyane. Gucanganyikirwa, icyuya, amaraso bivuza urukundo. Only love can take us now.